Reka ntongere mbahe ikaze mwe dukurikiye kuri channel yacu. Ndabasuhuje, nitwa Mr Ernest. Uyu munsi twabateguriye icyegeranyo cy'umugabo witwa Yohana Umubatiza. Umaze igihe kinini wibaza ibivugwa muri Bibiliya, izi nkuru z'uyu mugabo witwa Yohana Umubatiza, wibaza mbese izo nkuru zabayeho. Ese koko uyu mugabo yabayeho? Icyo kibazo ukimaranye igihe. Nanjye uyu munsi reka ngire icyo mbikubwiraho. Nibyo koko muri Bibiliya dusangamo inkuru y'umugabo witwa Yohana Umuvanjiri. Amavanjiri yose uko ari ane avuga uyu mugabo witwa Yohana Umubatiza. Mu mavanjiri havugwamo inkuru y'umugabo witwa Yohana Umubatiza wabwirizaga iby'ubwami bw'Imana mu karere ka Yudaya. Ese koko uwo mugabo yabayeho? Reka tubivugeho. Bibiliya igira iti: Yohana Umubatiza yaraje abwiriza mu butayu bwa Yudaya avuga ati, nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Ibyo ngibyo urabisanga mu ivanjiri cyangwa se ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 3 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ese abahanga mu by'amateka nabo bemera ko ibivugwa muri iyo mirongo ari ukuri? Cyane rwose. Urugero, tugiye kuvuga kuri uyu mugabo naho wabivuzeho. Umuhanga mu by'amateka wo mu kinyejana cya mbere witwaga Flavius Joseph yavuze ko Yohana Umubatiza yashishikarizaga Abayahudi kuba abakiranutsi, kwiyegurira Imana no kubatizwa. Bibiliya ivuga ko Yohana yacyashe Herodi Antipa wategekaga intara ya Galilaya n'iya Pereya. Herodi yari Umuyahudi wavugaga ko yakurikizaga amategeko ya Mose, nyamara yari yaracyuye umugore witwaga Herodiya, akaba yari umugore w'umuvandimwe we. Yohana yahoraga abimucyahira. Ibyo urabisanga mu gitabo cya Mariko ibice 6 umurongo wa 18. Ibyo nabyo abahanga mu by'amateka barabyemeza. Wa muhanga mu by'amateka witwaga Joseph yavuze ko Herodi yakunze Herodiya ndetse agatinyuka no kumusaba ko babana. Herodiya yarabyemeye, ata umugabo we ajya kwibanira na Antipa. Bibiliya ivuga ko abantu b'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya hose nabo mu turere dukikije Yorodani bose basangaga Yohana akababatiriza mu ruzi rwa Yorodani. Ibyo urabisanga muri Matayo ibice 3 umurongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Joseph nawe yemeje ko ibyo byabayeho. Yaranditse ati, abantu benshi bajyaga kumva inyigisho za Yohana kandi zarabashimishaga cyane. Biragaragara ko rero uyu mugabo w'umuhanga, umushakashatsi mu by'amateka nawe yabyemezaga. Ese twebwe kuki tutabyemera? Uyu mugabo yabaye mu kinyejana cya mbere, uyu Joseph wabivugagaho. Natwe uyu munsi duhamya neza ko uyu mugabo Yohana yabayeho. Ibyo nibyo koko wabyumvishe, natwe nawe dukwiye kubishidikanyaho. Wakunze izi nkuru cyangwa se ibyegeranyo byacu, kanda subscribe, ukoreshe ya, ukore na like, ubisangize inshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kubyumva ubutumwa bwiza tubagezaho. Ukwiye kubusangiza n'abandi. Iyi nkuru ntabwo zikwiye kugucika. Tuzagera tubabwira no ku zindi ntumwa, andi mateka ugenda wumva muri Bibiliya byose tuzagera tubibabwiraho.
uyu munsi mukomeze kugira ibihe byiza kandi mukomeze kugira isha n'ihirwe. Ni Mr Ernest, ndabakunda cyane.